Hello bakunzi bacu ba Inze Talks. So uyu munsi tubazaniye amakuru mashya, amakuru agezweho, amakuru ari buze gutangaza abantu benshi cyane, abantu benshi bacitse urondogoro bari kwibaza bati ese ibi ni ibiki, ibi bigenze bite? Abantu bose bari kwibaza ati ibi bintu twizere ko bidashoboka, twizere ko bitumvikana. Iyi nkuru iragira iti inkuru y'akababaro itigezeho muri aka kanya, muri aya masaha, ku isaha y'isa 4 zuzuye. Inkuru iragira iti umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe VESTINE, abantu benshi bamenyeranye bazi ku izina rya VESTINE, ari ryo rye kandi yiswe n'ababyeyi be, nubwo yiswe amazina abiri ari Ishimwe VESTINE na Dorcas bakunze kuririmbana ari we muvandimwe we. Iyi nkuru iragira iti Ishimwe VESTINE abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe na IDRISSA Jalike. Uyu nguyu ni umugabo we mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu muririmbyikazi bikomeje kugaragara ko akomeje kwicuza. Ngira ngo kabaze basomere iyi nkuru neza muyumve kugira ngo tuze kujyana 5 kwa 5 dukurikiranye, mwese murimo kubyumva neza, ibintu bigenda ku murongo nkuko biri. Uyu muhanzikazi, uyu muririmbyikazi cyangwa se uyu muhanzikazi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yagize ati mu butumwa yatambukije burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, VESTINE yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Nk'uko abantu benshi bagiye rero bakomeza kuvuga bati ufashe icyemezo kibi, ugiye gushaka umugabo ute, uracyari mutoya, reka gushaka, kuki wihuse. Ngira ngo n'abantu bakurikirana Inze Talks twakoze ikiganiro kigendanye no kuvuga ngo ese umukobwa yashaka gute, ese imyaka kuriyo gushakiraho ni iyihe. Ngira ngo ikiganiro ndibuze kugipininga muri comment kugira ngo muze kubasha kugikurikirana. Ni ikiganiro twakoze kirambuye, twagikoreye ama episode, turabasobanurira, dusobanurira urubyiruko, babwira imyaka bagomba gushakiraho, cyane cyane abakobwa, kuko abakobwa nibo bakunda guhubuka rimwe na rimwe, nubwo n'abahungu nabo babikora barahubuka nabo, ariko si cyane nk'abakobwa. Hanyuma turagira tuti mugomba kujya mushaka mwujuje igihe, mugomba kujya mushaka mwujuje igihe, mwujuje imyaka, mugashaka mufite nyine intego, muzi icyo mugiye gukora, muzi ikintu kibajyanye. Yagize ati mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu rurimi rw'icyongereza, VESTINE yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Arakomeza ati uyu munsi ubuzima mbayemo sibwo nahisemo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije. Nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyingirize ubuzima. Uyu mugore kuko Edel yabaye umugore, umugore uyu nguyu ntago ari umukobwa. Uyu mugore wumvikana mu kwicuza cyane, yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo azaba ari uwo azi neza, azaba ari umugabo azi neza, yamenye imico ye. Arakomeza ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana, azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Nta muntu uzongera kunkoresha ukundi.
Birakaze yakomeje aragira ati ni ubutumwa uyu mukobwa yasangije abamukurikira. Ubutumwa yabusangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze ubwo yashyize mu rurimi rw'icyongereza tugerageje kurubashyirira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nzuye usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yamaze kuyasiba ku rubuga rwa Instagram. Birakaze. Ariko hari abantu tugeze kuganira iminsi yashize nigeze kumva barimo kubyivugisha ngo ni gute umugabo akora ubukwe ntagerageze gushaka uburyo yakisekera. Kugira ngo abantu tubigiraho brage barimo baravuga bati ni umusirikare mujye mumureka yarababaye afite ibintu byinshi byamubabaje. Ariko ku rundi ruhande Vestine ari kubarizwa muri Canada aho yari amaze igihe mu bitaramo barimo kuzenguruka bakora tour, barimo kugenda bataramira abakunzi babo mu bihugu bigiye bitandukanye. Mu mpera z'iki cyumweru nibwo barimo gukora amatour ameze nkaho ari umurambi. Gusa Vestine n'umugabo we bakoze ubukwe kuwa 5 Nyakanga 2025 mu mwaka deja, nyuma y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo ndetse bari banabanje gusezerana imbere y'amategeko. Kugira ngo ibi byaravuzwe bamwe barabihakana abandi barabyemeza, abandi barabyemeza, gusa nyuma biza kurangira amakuru atugezeho neza ko iyi nkuru ari ukuri. Iyi ni inkuru dukesha Igihe, dushimira Igihe kuba iyi nkuru yabasha gutambuka. Kugira ngo abayikurikirana mukomeze muyikurikirane. 5 kwa 5 5 kuri 5 Inze Talks, kora subscribe uzajye ubasha kubana natwe, mukomeze tugezeho amakuru menshi y'ingenzi utari